Muraho neza mwese bakunzi ba Dugurana Ikinyarwanda. Dukomeje kubashimira uburyo mudahwema kumva ibiganiro byacu tubagezaho, ndetse tunabashimira uburyo mubisangiza bagenzi banyu kugira ngo nabo bavome imigani migufi cyangwa se imigani y'imigenurano isobanuye bakoresha mu biganiro byabo bya buri munsi. Ntabwo twari duherutse kubera inyagwa ya malariya yari yaraduheranye, ariko ubu ngubu turimo turatora mitende. Ni nayo mpamvu uyu munsi twabateguriye ikindi kiganiro kijyanye n'imigani kugira ngo dukomeze turyoherwe nayo, maze ibiganiro byacu tujyane n'inshuti zacu cyangwa se imbwirwaruhame tubona igihe dufite ijambo, maze zikagenda zikaturyoha. Tubahaye ikaze rero. Uyu ni umwanya rero dufata wo kubagezaho ibiganiro dusesengura kandi dusasanura imigani migufi, byarimba tukabagezaho insigamigani runaka twakwigiraho amateka y'abakurambere bacu, ari nabwo tunamenyeramo n'imvugo zabaye rurangiranwa dukoresha buri munsi. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro kijyanye nanone n'imigani 10 isobanuye aho umuntu yayikoresha aganira. Ikaze kuri mwese. Umugani wa mbere uragira uti: ahari abagabo ntiharibwa kabisi. Ngo ahari abagabo ntiharibwa kabisi. Burya uyu mugani tujya kuwukoresha mu biganiro byacu bya buri munsi, nuko umugabo aba ari umugabo koko. Nta kantu kabisi cyangwa se ikintu cy'abana cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose kigaragaza ubwana cyagombye kuharangwa. Ni nka wa mugani wenda wamamaye muri rubanda ugira uti: ahaje ubwanwa haba hanze ubwana. Ngo ahaje ubwanwa haba hanze ubwana. Ngo ahaje ubwanwa haba hanze ubwana. Bishatse kuvuga ko iyo umeze ubwanwa wakagombye kugaragazwa n'ibikorwa byiza by'abagabo, aho kugira ngo ube ugikora ibya cyana. Ni nka cyagiye muzajya mwumva muti ab'imbwa bifuza ko budacya. Umunebwe uwo ari we wese yifuza ko budacya. Abana benshi nibo babyifuza, ariko iyo uri umugabo ntiwakwifuza icyo ngicyo. Cyangwa se ngo abana botsa imiteja. Ahangaha ni ukuvuga ngo abana baba bifuza ko bakora ibijyanye nabo, ariko umuntu ukuze, umuntu w'umugabo yakagombye kurangwa n'ibikorwa bigaragara, ibikorwa bizima, ibikorwa by'abagabo. Umugani wa kabiri uragira uti: ahari ibicuma ntihabura ibicumuro. Ngo ahari ibicuma ntihabura ibicumuro. Burya kamucyura buhoro murakazi. Manyinya rwose irasanzwe, ariko ngo hari igihe uyivana mu kibindi ikakuvana mu bagabo. Rero ahantu ahariho hose hari igicuma haba hari inzoga. Rero iyi nzoga ituma umuntu ashira ubwoba, ugasanga akoze n'ibidakorwa. Ahangaha nicyo bishatse kuvuga ko ahari ibicuma ntihabura ibicumuro. Cya gicuma twagiranya nk'inzoga, ibicumuro umuntu akabigiranya n'ikintu kibi kidasanzwe, kitari gisanzwe ku muntu mbere y'uko afata kuri ako kamanyinya. Rero ni byiza by'uko twagombye gukoresha inzoga, cyangwa se umuntu agafata ibinyobwa runaka ariko mu rugero, kugira ngo hahandi hari igicuma yicaye hataza kuva igicumuro. Rwose ndumva aho ngaho umugani wumvikana. Umugani wa gatatu uragira uti: ahari igisebe ntihabura isazi. Rwose biyo birumvikana. Ahari igisebe ntihabura isazi. Amagambo abiri, igisebe n'isazi,
aya magambo ufashe igisebe n'isazi ntiwabitandukanya, birakundana rwose, birajyana. Rero ngo hari igisebe ntihabura isazi mu buzima busanzwe, tugiye mu bisobanuro byimbitse, nuko burya nta mazi yakarenza akanogo. Ngo burya ngo ibintu bijya mu bindi, no muri biriya bajya bivuga ngo abafite nibo bazongererwa. Iyi mvugo rero tuyisanishije no mu mvugo zisanzwe, nuko burya ahari ikintu iki n'iki, kubona ikindi birashoboka, kuko burya niyo wafata urugero rusanzwe rwo kuvuga ko ufite ibikorohereza kugera aha n'aha cyangwa se kubona iki n'iki, n'ufite ubusa buri buri ntabwo byamworohera nk'ufite icyo atangiriraho. Ufite icyo atangiriraho hari igihe abona ibyo yifuza vuba, wa wundi udafite icyo atangiriraho no kubona na duke bikamugora. Rero burya ngo ahari igisebe ntihabura isazi, ibintu bijya mu bindi. Umugani wa kane uragira uti ahari ikiziba uhatega kamena na nyakanga. Ahangaha rwose ni umugani wumvikana, nuko kamena na nyakanga ari igihe cy'izuba gitangira. Rero cya kiziba cyari cyarigize akajya he, iyo kamena na nyakanga zaje rwose iki gihe cya kiziba kirakama. Rero umuntu yabisobanura no muri uyu mugani ugira uti akagabo gahimba kandi kadaraza. Mu gihe rero ikiziba kigize akajya he, cyangwa se nka wa mwijuto w'ikinonko wagize utya ugasanga ikinonko kimeze gutya kiraca abantu ibitsi, ariko imvura yagwa bya binonko ukabibura. Rero ngo ahari ikiziba uhatega kamena na nyakanga. Umugani wa gatanu uragira uti ahari uburo barasya. Ahari uburo barasya. Burya nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Buri muntu uwo ari we wese afite uko ajyana ikintu cye gutya, cyangwa se mu buryo ubu n'ubu. Ufite niwe umenya uburyo ki atwara ibye. Rero ngo hari uburo barasya, aho butari bakora ibindi, ariko ni ukuvuga ngo nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Icyo bishatse kuvuga buri muntu uwo ari we wese afite uburyo ki akoramo ibintu bye, uburyo ubu n'ubu. Umugore wa gatandatu uragira uti ahashize abakobwa inkima zitegesha ibisage. Ngo ahashize abakobwa inkima zitegesha ibisage. Burya ngo aho abagabo batari imbwa zikwiza amazina. N'uyu ni umugani wundi rwose wabisobanura neza, kuko burya ngo aho abagabo bashize na ba bandi b'intege nke batangira kwita abagabo, bakikomanga mu gatuza. Rero ngo ahashize abakobwa inkima nazo zitegesha ibisage. Rwose ndumva usobanutse. Umugani wa karindwi uragira uti ahavuye umugabo hasubira umugayo. Aya magambo ajya kuvuga kimwe, ngo ahavuye umugabo hasubira umugayo. Iyo ukuri gushize cyangwa se iyo ukuri kuvuye aha n'aha, ikinyoma nyine gihabwa intebe. Tubishyize mu yindi mvugo, nuko burya aho umuntu yavugishaga ukuri cyangwa se afite ijambo iri n'iri, iyo ahavuye akahava yari afite uko kuri, hahita hasigara wa wundi wavugaga igihe ataraza. Ahavuye umugabo hasubira umugayo. Aho ukuri kuvuye hasubira nyine ikinyuma, hasubira umugayo. Kwa kundi uko bahafataga niko hakomeza
hakomeza gufatwa, ariko igihe hari ukuri, icyo gihe niko kwabaga kuyobora aho ngaho. Ariko mu gihe kwahavuye, icyo gihe umugayo, ikinyoma cyangwa se uko bahafataga mbere niko hakomeza. Rero uyu mugani uvuga ko ahavuye umugabo hasubira umugayo, nuko ikintu icyo ari cyo cyose cy'agaciro iyo kivuye aha n'aha, icyo gihe hahita hasigara ubusa, hagasigara umugayo, hagasigara ikintu runaka abantu batumva, cyangwa se ugasanga hasigaye ikintu binubira. Nicyo bishatse kuvuga. Tugiye mu buryo busanzwe mu biganiro tujyana hagati yacu twese, yaba inshuti cyangwa se abavandimwe, nuko burya aho ukuri kuvuye, ikinyoma ari cyo gifata intebe. Umugani wa 8 uragira uti: aho gatindi yabaye umukobwa atanga nyina kumera insya. Ngo aho gatindi yabaye umukobwa atanga nyina kumera insya. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko aho ikibi kiganje, aho gatindi aje, iki gihe umuntu akora ibidakorwa, umuntu akora ibidasanzwe. Ntabwo umwana umukobwa yatanga nyina kuzimera, ahubwo nuko bishatse gushushanya ikintu kidashoboka, ikintu kidasanzwe. Rero ibyago cyangwa se gatindi itera umuntu gukora ibidakorwa. Twakomeje. Umugani wa 9 uragira uti: aho guhandwa n'akayuzi k'i Rwanda, wahandwa n'agahwa kaho. Ngusubiremo, ngo aho guhandwa n'akayuzi k'i Rwanda, wahandwa n'agahwa kaho. Akayuzi n'agahwa byose by'i Rwanda uko babigereranije, uyu mugani tugiye mu bisobanuro byimbitse, nuko burya aho guhandwa n'akayuzi, ngo wahandwa n'agahwa. Bishatse kuvuga ko burya umujinya w'umuntu ucecetse uruta umujinya kure cyane w'umuntu uvuga cyangwa se akavugiraho. Ko bishatse kuvuga, ni nk'ahandi muzajya mwumva mu kinyarwanda none bavuga ngo ivu rihoze ryotsa inzu, cyangwa se nanone ngo rwubitse ruzi gusya. Ukabona ibuye hariya ngo rwubitse ruzi gusya. Uru ni uruki? Ni urusyo. Kera basyagaho amasaka hakavamo ifu, abantu ku buryo bavugamo umutsima cyangwa se bagashigishamo igikoma, mu gihe ibyuma bitari byakadutse inanga h'i Rwanda. Rero ngo rwubitse ruzi gusya, kurubona ruri hariya gusa bakabona nta kamaro karwo, ariko burya ngo rwabaga rwubitse rushobora kuba rwatanga ikintu runaka abantu bakoresha. Rero ni nko kuvuga ngo umuntu ari hariya aracecetse, ukumva ko nibura yaba yitonze, ariko burya ngo umujinya w'umuntu witonze uba mubi cyane kurusha umujinya w'umuntu uvugiraho. Nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa 10 uragira uti: aho guhana umupfu ujye uyobya umuvu. Ngo aho guhana umupfu ujye uyobya umuvu. Ibi bishatse kuvuga iki? Burya aho guhana umuntu warangije kwangirika, nibyo bajyanyije n'umupfu. Ntabwo ari umuntu wapfuye, ntabwo ari umurambo, ahubwo ni umupfu cyangwa se ikiburaburyo utazi ubwenge. Uwo guhana rero uwo mupfu ngo ujye uyobya umuvu.
nta muntu wagombye guhana uwahanutse, ntibishoboka, kuko burya ni nko kuba uri kugorora ikijumba kandi bidashoboka. Ahangaha rero ngo agakomeye ako ari ko kose ugatega iminsi, ugatega igihe akaba ari cyo kizakosora wa muntu. Niba umuntu rero adahanwa cyangwa se ngo ahanurwe, yararangije guhanuka kera, icyo gihe umutega iminsi, wowe ukikomereza ibyawe. Handi bavuze ngo aho guhana umupfu ujye uyobya umuvu, ukaba wiyobereza umuvu, wa mupfu ukamureka, kuko igihe nicyo gishobora kuzamwereka. Ahangaha rero ntawuhana uwahanutse, cyangwa se n'agakomeye ugatega iminsi. Ni ahangaha dusoreje ikiganiro cyacu, tubashimira uburyo ki mudahwema kudukurikirana, ndetse musangiza ibiganiro tubagezaho bagenzi banyu, kugira ngo nabo bunguke imigani bakoresha mu biganiro bisanzwe bya buri munsi. Aho umugani udashoboye nibura kuwusobanukirwa neza, cyangwa se nawusomye nihuta, watwandikira mu bitekerezo ku buryo twabasobanurira mu buryo bwimbitse. Turabashimiye rero, mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi mukomeze mugire amagara mazima, ndetse n'amagana tutayaretse. Ibihe byiza.